Madame Shema karagire bigendere. Shema sho jewe nanjye ndagukunda atakira n'imeta yagira ngo abantu bose bareba none ngira muri salon ndireka ibikumo yumve atsuri imigisha y'umubyeyi. So guys, nongeye kuba naguha ikaze no kuri channel niba ukurikirana ibiganiro byose biri gucana kuri channel nkwaye ikaze kandi niba rwo mbere urimo kubona waba ugeze hano kuri channel icyo musaba no kuba dutega amatwi tukaba twajyana mu biganiro byose bya filime yacu Intimba ya Ravi. Nimba wari itangiye tukaba tugeze uyu muntu za turi kumwe muri kino kiganiro ndetse tukaba tugeze kuri episode yacu ya filime yacu Intimba ya Ravi turi kumwe nkwaye ikaze. Ese wowe uratekereza aya makimbirane uyu mwiryane watangiye kuba waza mu rugo kwa Shema ko tubona Shema ndetse na Ganza batangiye kuba barwana ko tubona no n'ubuzima bwabo butangiye kuba bwaba bubi cyane kubera ko bapfa ko yanze kuba yajyana Arine. Uratekereza ko bino bikorwa byose Ganza akomeje kuba yakorera mukuru we bizamuhira? Ese uratekereza no bikorwa Ganza akomeje kuba yazana kuri mukuru we utekereza ko bizagenda amahoro? Guys, ubu ngubu wowe ukurikirana filime yacu Intimba ya Ravi, nimba wisanze no kuri channel ndagusaba kugira ngo ube wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe maze cyane megano byose ya filime yacu Intimba ya Ravi. Turagusaba kugira ngo ube wareba wakanda kuri buto ya subscribe maze nawe ube wagira uruhare kuri filime yacu Intimba ya Ravi, kandi niba ugirwe kuba watanga ibitekerezo ngo ube watubwira nawe ukuntu uri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko ngo tuvugana tugeze kuri episode ya 37 ya filime yacu Intimba ya Ravi, kandi murabizi ko ngo tuvugana umuntu witwa Ravi nawe akomeje kuba yahangayika cyane uburyo Shema noneho muri kino gihe adaheruka kuba yamusura, kandi minsi zasize bari yahoraga iwabo aza kumutereta akora iki. No muri zino minsi Shema ntagasigaye araza kuba yasura Ravi. Ese uratekereza ko Shema umunsi umwe azamenya ko kino ari kinyoma murumuna we yapanze cyo kuba yamushwanisha na Ravi? Utekereza ko azabyakira ute munsi azasanga bino bikorwa byose ari murumuna we wabipanze byo kuba yamuteranya na Ravi? Utekereza ko bizamuhira? Ese na mama we namara kuba yamenya noneho ko Arine adatwite, utekereza ko bizabagwa amahoro? Guys, situation ari naho ikomeje kuba yajyamo, ikomeje kuba yamuhana kubera ibinyoma bye yabeshe mama wa Shema, kandi mama wa Shema ikintu yifuza no kuba yabona umwuzukuru ndetse n'umukazana we umutwitiye bataba bari kwangara ku gasozi. Ariko ubu ngo tuvugana umuntu witwa Ganza ndetse na Arine bafashe umwanya kuba bapanga ikinyoma cyo kuba bashingira umwana udahari Shema. Ariko Shema tukaba tuzi neza ko ibi byose babesa umunsi ku munsi, ibi byose bamupangira umunsi ku munsi. Turabizi ko umunsi byamaze kuba bizagera hanze, turabizi ko umunsi byamaze kuba bizagaragara ko bamubeshera, turabizi ko nabo bazicuza impamvu bakoze ikosa ryo kuba bafata umwanya bagapanga ikinyoma cyo kuba bashingira Shema. Ese uratekereza ko Ravi noneho namara kuba yakira amakuru ko Shema yamaze kuba yatera inda Arine, kandi Ravi akabazi neza ko ari umukene, kandi akabazi neza ko Arine ari we mukazana ubundi abakire baba bakeneye kubera ko aba ari abakire bagenzi be babo? Uratekereza ko ibi bikorwa byose birimo kuba umuntu witwa Ravi azabivamo? Ese none namara kuba yakira ko Shema yamaze kuba yaterinda, utekereza ko bizagendute? Ese ubona bino bikorwa byose noneho Shema anyura mu munsi ku munsi, situation akomeza kuba yinjira mu munsi ku munsi, utekereza ko izamugendekera neza? Turi kubona ko ibibazo muri kino gihe bikomeje kuba byamuzurirana, turi
kubona ko ibibazo akomeje kuba yacamo bikomeje kuba byamusiga ahantu habi cyane. Ese wamugira inama muri aka kanya? Shema wamugira inama y'ikintu yakora? Kutubona aho bakomeza kuba yajya mu ruzi adwita ikiziba, kutubona akomeje kuba yajya mu bibazo bikomeye cyane, kandi tukaba tuzi kugira ngo abyikuremo bizamugora kandi bizamufata igihe kinini cyane. Atekereza araza ko yakora iki? Guys, wowe nimba wageze hano kuri channel ukaba ushaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Intimba ya Ravi, ukaba wifuza kuba watanga ibitekerezo, turagusaba kugira ngo utange ibitekerezo hasi muri comment tubwire, ese Shema akora iki? Ese Ravi we uratekereza namara kuba yakira ukuri araza ko yabyihanganira? Guys, kandi nkwibutsa ko nimba wageze hano kuri channel, reba nimba warakanze kuri buto subscribe maze yanugana tuta filime yacu Intimba ya Ravi. Kandi nkwibutsa ko ingiyi ariyo channel nyina shiri wabafana mukunda filime yacu Intimba ya Ravi. Nimba wahageze rero hano kuri iyi channel, turagusaba kugira ntugende utabanje wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto subscribe maze ngo tujyane mu biganiro byose twaje gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Nkwibutsa ko tugeze kuri episode ya 37 ya filime yacu Intimba ya Ravi. Mwibutsa ko ubungu tuvugana Ravi ntaramenya ukuri kwerekeye ko inda ya Arine y'igihuha, nubwo abeshi babiziranyeho ari Ganza uzi neza ko iriya nda atari ya nyayo, abandi bose bakaba bazi ko iriya nda ari ya nyayo. Ntago tuzi Arine uburyo azabyitwaramo umunsi bamaze kuba bamufata, umunsi bamaze kuba bamenya ukuri kose kwerekeye kuri randa ye yo komeza kuba yabeshera Shema kavuga ko yamuteye inda, kandi twaba tuzi ko nta nda yigeze kumutera. Turabizi ko umunsi nawe bazamufumbura bizamutera ikibazo gikomeye cyane ndetse bizamugeza kure. Rero guys, munazi kuguherera ati n'amagambo, munabizi ko ibikorwa byo dushira imbere n'abatindira kongera duhurire ku episode kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Turabakunda cyane, murabona no gaciro hano kuri iyi channel. Ngiye mwumvaganirwa niyo nsenga venke cha.